nuko dutangiye filime yacu uyu munsi tuyitangiranye n'umugeni avuye mu modoka agiye hanze agiye gusezerana. Yaranyereye, akimara kunyerera hari uwaje munsi aramubwira uti irukanke ucike uva aha ngaha ugende, ntabwo ugomba kuba wakora ubukwe. Uyu nguyu yagize ubwoba cyane, yibaza umuntu uri kumubwira, abona isura yiwe. Amaze kubona isura yiwe, ubwo uyu mugeni yari yunamye ari kumva icyo uriya mugore ari kumubwira, arangije agira ubwoba bwinshi cyane, yumva ubwoba buramutashye. Aramubwira uti hari umuntu uri munsi aha ngaha uri kumbwira ngo nimva aha ngende. Uyu mugabo nawe yarunamye, amaze kunama yabuze umuntu. Arangije abwira umugeni we, aramubwira utari kuri muzima ubundi ufite ikihe kibazo? Ati nizere yuko ibintu ndi kumva atari byo. Ati ndabizi neza yewe. Ati ati ngenda nyereye. Ati n'inkweto yanjye dore iracitse. Ati noneho mu gihe nunamye umuntu ahita ambwira ati nimva aha ngende. Mana nyagasani, uraza gusobanukirwa impamvu. Nuko dutangiye filime yacu uyu munsi. Umugabo yaramufashe, arangije ahita amutwara ku itegeko ngo bajye kuba basezerana. Wa mugore wamuburiraga ati va aho ngaho ugende, wirukanka ugende, ati ntabwo ugomba kuba wakora ubukwe, yaramwitambitse. Uyu nguyu nawe umugeni ahita agira ubwoba, agize ubwoba ahita ahagarara. Umugabo wiwe aramubwira uti tugende. Ati ubundi ufite ikihe kibazo? Uyu mugore yaramubwiye uti nakubwiye ngo ntabwo ugomba kuba wakora ubukwe, ntabwo ugomba kuba wasezerana. Umugeni yatangiye kumwishikuza. Umugabo aramubwira ati ndagukubita amatwi ndayazibya. Mana nyagasani, uri kumubwira nawe nuko nguko yahise agenda. Nuko dutangiye filime yacu uyu munsi. Ntugende utarangije iyi filime. Iyi filime irimo inyigisho cyane bikomeye, kandi ugomba kuba wayireba ukayirangiza. Yagiye kumukubita, wa wundi uri kumuburira ngo nagende yahise amugira pararize, abura intege mu kaboko. Ukuboko yari agiye gukubita kuguma guhagaze. Uyu nguyu nawe yahise atangira kumva, arangije ahita yirukanka, kuko uri kumuburira nawe yabonye yuko uyu mugabo yamubujije kuba yacika. Haje uyu nguyu asanga yabaye pararize, ahita amubaza ati bimeze bite wa murezi we? Ati bimeze bite ko umugeni agucitse? Ati sinzi nanjye kuntu bibaye. Ari kugenda akahita ahagarara akambwira ngo arashaka kugenda. Yamuciriye isiri ati dore umugeni wawe aragiye, uraza kurongora nde? Uraza kurongora iki? Mana nyagasani, bari bageze aho bagombaga gusezeranira. Nuko nguko umugeni yatangiye kwirukanka, ageze imbere ahita ahura na wa wundi uri kumubwira ati ca aha ngaha. Ahita amucira akaboko, amwereka ati nyura ibumoso ubashe kuba wacika. Mu gihe abangaba bakiburana, ati ibintu bimbayeho ntabwo mbizi neza, nta nubwo nzi impamvu bimbayeho. Mana nyagasani, niba ugeze aha ngaha uraza gusobanukirwa ese uriya mugore kubera icyo ari kumucikisha, ese kuki umugeni arimo kumwumvira, ese ni ukubera iki? Hari ibintu ugomba kuba wamenya. Tubabwira ngo muri ubu buzima uzirinde kuba wahatiriza umuntu ukaguma mu buzima bwawe. Iteka n'iteka uzite ku mahitamo yawe, niyo azakubohokera. Yageraga imbere, wa wundi nawe akamubwira uti ca aha ngaha kandi wirukanka ishyiramo agatege. Undi akahita bumuyonga. Uraza gusobanukirwa impamvu uyu nguyu ari kumucikisha. Ese kuki ari kumwumvira? Ese kuki uriya mugabo ashaka ko babana ku ngufu? Ku itegeko ntuzihe cyangwa se ngo wishyiremo yuko umuntu agomba kubana nawe ku itegeko. Batangiye kumuhiga, umwe agaca iburyo n'undi agaca ibumoso. Yaraje abura aho arengeye, arangije aratomboza, atangira kuba yakwirukanka, atangira kuba yagenda. Hari uwo yabonye, hari uwo wari uri mu myanda, ba bantu bagenda bagurisha ibicupa, bagenda bafata imyanda bayishyira aho bagomba kuyishyira. Uyu nawe yari arimo aza yirukanka amanuka kuri sikariye, aza kuri sikariye. Ageze imbere nanone, wa wundi uri kumucikisha umeze utyo uteye ubwoba rwose, ari nako avuga n'umujinya mwinshi, amubwira ati ongera ukatire ibumoso. Iteka n'iteka ari guhora amubwira ati katira ibumoso nurangiza ugende. Mu gihe akibaza ati kubera
iki ashaka kumubaza ikibazo, akaba arayonze, akaba agiye mu muyaga. Ese ni ukubera iki? Yamuciriye isiri ati genda wihishe muri kiriya gikarito, hariya hari umuntu. Uyu nguyu nawe umunyamwanda, sinzi niba ari umunyamwanda ukora amasuku, nuko nguko asa. Yaramubwiye ati ahangaha niho nshyira imyanda yanjye. Aturashaka kujyamo kubera iki? Yaramubwiye ati bari kumpiga, barenda kunyica, mbabarira ungirire impuhwe. Neza neza yararebye koko habona hari umusore uri kumuhiga, ari kureba hirya no hino agira ngo arebe ko yamufata. Ese aramwemerera. Biraza kurangira bite? Wowe niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere, kora subscribe, ukore like, udushyigikire, usharinge n'iyi video nuba wayikunze, ubundi uraza kuba wasobanukirwa. Yaramwemereye, amaze kumwemerera arangije ahita ajya mu gikarito, abasha kuba yamuhisha. Gusa za ndabyo yari afite yahise azijugunya aho ngaho. Uyu nawe yageze ahangaha arangije arareba neza, arongera arapiyora, arakurura neza, arareba abona umuntu hakurya, ahita avuga uti reka ngende ndebe ko namubaza byibuze niba byibuze hari uwo yabashije kuba yabona. Uyu nawe atangira kuvuga uti nizere yuko ibi bintu nkoze bitari bungireho ingaruka. Wa wundi nawe yaraje, uyu yagira ubwoba bwinshi cyane, yagiye gucaho arangije abona indabyo hafi aho ngaho y'imyanda. Mana nyagasani, buriya disi aho umutindi yanitse n'iriva, aho umutindi yanitse n'iriva. Mbabwira ngo ibintu nk'ibi ngibi nta muntu usenga uhura n'iki kibazo Imana imuyobora inzira. Mbabwira ngo mujye musenga cyane, musabe Imana ibayobore. Mana nyagasani yaraje arangije abwira uyu muntu ukora amasuku, aramubwira ati izi ndabyo ndabona nzizi, ese ntago wambwira nyiri izi ndabyo? Arangije ahita areba nyiri indabyo yihishemo, arangije aramureba. Umukobwa aramubwira ati wintanga Mana nyagasani, uyu ni umushonji, isaha ku isaha yamutanga. Yatangiye kumubwira uti witekereza kabiri, amafaranga yose ushaka nayaguha. Ati amafaranga wayama? Ati rwose naba nakurangira. Ati rwose biragaragara yuko ari hafi ahangaha kandi ubifitemo ibiganza. Yaramubwiye ati ngaho amafaranga. Yakuyemo amafaranga. Buriya amafaranga rero ngo ni musema kweri, ariko ntuzagambanira umuntu kubera amafaranga. Amafaranga ni ibihigwa, ariko ubuzima ni ubuzima. Mana nyagasani yaramugurishije, agiye kumutanga. Yaramubwiye uti ngaho noneho amafaranga urayabonye, ngaho nyereka uwo mukobwa. Mana nyagasani ese amucira isiri. Umukobwa yarabibonye yuko amugurishije, arangije amucira isiri, aramubwira uti arimo hano wijya kure. Uyu nawe yatangiye kuvuga uti arimo hano urabizi neza? Ati wawu, biraboneye kandi ni byiza cyane. Kumbe wa mutabazi we yiyicariye aho ngaho, arimo arapiyora, arimo arareba akantu ku kandi. Mana nyagasani, wa wundi nawe yakojejeho ikiganza, haza umukororombya, nawe urabibona. Kumbe yahise amukuramo aramutwara. Uraza ntugende udasobanukiwe uriya muntu ni muntu uri kumutabara. Ndakurarikiye iyi filime yirebe uyirangize, uraza kuba waryoherwa. Yararebye aburamo umuntu, akuramo amadorubindi cyangwa se rinete cyangwa se ibirebesho. Mana nyagasani, arangije aburamo umuntu. Yamubwiye ati warwana we, ati wa kigabo we, warwaye mu mutwe. Mana nyagasani atarimo hano, ariko ati singuye arimo hano. Ati ufite ikihe kibazo? Kandi koko wiwe ari kumureba akamubonamo, ariko uri kumuhiga yamureba akamuburamo. Iyi ni Imana bundi. Imana igira ukuntu itabara, igira ukuntu ikucikisha, kandi inzira z'Imana bajya bavuga ngo zirenga igihumbi, abandi bakavuga ngo zirenga imyenge ya supanete. Uyu nguyu yaragiye amubwira atari karimo, arangije ahita amwaka amafaranga yari yamuhaye. Wa mwari bari guhiga, wa mugeni, arangije ahita avamo. Aramubwira uti urampemukiye cyane. Ati wowe waje urangije ushyira ibi birabyo ahangaha, bari ngombwa ko bakubona. Mana nyagasani, ariko uyu ntabwo yishimye, ntabwo yumva impamvu atabonye amafaranga. Uyu mukobwa yaramubwiye ati
nta kibazo, urakoze kumpisha. Gusa nubwo yamutanze ariko abashije kuba yatabarwa. Mana nyagasani, uyu yaramubwiye uti atutumye ntibonera amafaranga, ati ngurisha ibicupa nkagurisha n'ibintu by'ibicupuri kugira ngo mbone amafaranga, va aha ngaho ugende. uyu yaramubwiye uti ni ubushake bw'Imana, urakoze kumpisha. we yaramushimiye kandi yabibonye yuko yaramutanze. bya bindi bavuga ngo urukundo rutuyobore, urukundo rutuganze, ariko urwango mu izina rya Yesu turutsinde rubashe kuba rwagenda. ubwo yagendaga areba imbere n'inyuma, yaraje agwa kuri wa musaza noneho wifuza kumurongora, wifuza kuba yamugira umugore we. mu gihe agihindukira agiye kwiruka, wa wundi nawe yahise aza aramubona. Mana nyagasani, abashije kuba yafatwa. Jya muri comment utubwire, ese urabona biri burangire bite? yaramubwiye ati wowe ugomba kuba umugore wanjye, ngomba kukurongora nkagutwara. umutabazi wiwe yarahageze, yaramubwiye uti ntabwo bishoboka, ntabwo ushobora gushyingirwa n'uwo mwana, ntabwo ushobora. uyu yaramubwiye ati uyu ni umugore wanjye, ngomba kumukoresha icyo nshaka. uyu yatangiye kumubwira uti icyo ushaka ahubwo wakiba inshuro 100, ahubwo wowe wabasha kuba wagirirwa nabi bikakurenga. Mana nyagasani, yatangiye kumubwira ati wowe uyu mwana waramufasha uramushimuta, urangije uragenda umukora icyo ushaka, ukajya umusambanya kubera ko umukunda, umushaka ko akubera umugore. kubera iki? Mana nyagasani, ni Jessica, ni uriya mugore uri kumutabara. niko arimo amubwira ibyiwe byose, uburyo ki yateguyemo urugamba cyangwa yateguyemo ko agomba kubana nawe ku itegeko, nibyo ari kumubwira. Mana nyagasani, umwana yaratocarinzwe mbere yuko agera ku munsi w'ubukwe. umwana yashyizwe ku nkeke uko agera ku bukwe kugira ngo ubukwe bugere. umwana yabayeho nabi cyane. aramubwira uti ugomba kubana nanjye, ugomba kujya umfumbata, ugomba kumbyarira abana 15 kandi umuryango wanjye ukaba wagaruka mu buryo. aturanyumva wa kigoryiwe, ati ibintu byose ujye ubishyira ku murongo kandi ujye ubikora neza. nibyo yamubwiraga, asanga arabizi neza. bivuze ngo uyu mukobwa afite icyo ahuriyeho gikomeye cyane n'uyu muntu uri kumutabara. umusore yakuyemo rinete, asanga byose arabizi. arangije aramubwira ati uyu muntu muziranye hehe papa? ati uyu muntu muziranye hehe? Mana nyagasani, agahu kahuye n'umunyutsi. niyo mpamvu mbabwira ntugakunde umuntu ku itegeko. uyu yaramubwiye uti ugomba kuba wagirirwa nabi cyangwa se ugahindura imyumvire yawe, ukareka uyu mwana akidedembya. uyu mwana afite umugisha ku Uwiteka, ntabwo ugomba kumwiba umugisha, kandi inyenyeri yiwe igomba kwaka, kandi ntabwo ufite ubushobozi bwo kuba wayizimya. ngomba kuba nakugenza, ngomba kuba nakugirira icyo nshaka cyose mu gihe urimo ubangamira uno mwana. umusaza yagize ubwoba, yaragiye kugera kose ku bukwe, nako hahandi basezeranira. ubwo ngubwo ni ku rusengero kwa padiri, yari yagezeyo. uyu nguyu nawe w'umusore yabonye bimucanze, abona uyu muntu yabambye. Mana nyagasani, yahise arya rege, yahise yirukanka arigendera. yasigaranye n'umugeni wiwe cyangwa n'umukobwa wiwe. yaramubwiye ati uyu muntu ni muntu ki? yamubajije ati uyu muntu ni muntu ki uri gushaka kumbangamira? ati njyewe icyo nateguye ngomba kugikora neza, ngomba kukurongora ukambyarira hungu na kobwa. ubuzima bwanjye nawe tugomba kubukomezanya. ati canga tugende, ntago njya nkwangwa n'ibirumbaraye. uyu yaramubwiye ati ikirumbaraye ni wowe. yahise akurayo imbaraga zaramukubise, zimukubita mu agatuza zirakamena, ijosi riramurya, arangije ahita yikubita hasi. yaramubwiye ati ikirumbaraye ni wowe. yakomeje kumusunikira power, imbaraga ziramufata. nimukajye mumenyera abana b'abantu bafite umugambi wabo Imana yabashyizeho. yajyaga guhaguruka akamwongeza, akamuha agashinguracumu. Mana nyagasani, umugabo yarahagurutse, nta kindi yakoze. yahagurutse avuga
uti mbabarira reka mbe ngiye ku ruhande, reka mberereke Mana nyagasani. Ese ni ukubera iki? Uyu nguyu umugeni yarabibonye ko yirukanse, yahindukiye nawe kugira ngo amubwire turakoze cyane. Mana nyagasani yaramubwiye ati Imana iguha umugisha, urakoze kuntabara. Ese ari wowe wakora iki Mana nyagasani? Undi nawe mu gihe agiye kumusuhuza, agiye kumukoraho, yahise aburirwa irengero. Akimara kubona buriwe irengero ahita ahindukira ngo arebe ko wa musaza nawe yagarutse, wa wundi turi kwita umugabo wiwe wamushimuse kugira ngo babashe kuba babana. Ahindukiye abona ari wenyine. Ese wabigenza ute? Mujye musenga bavandimwe, mujye musenga. Mpitamo filime nziza nk'izi ngizi kugira ngo zibabere urugero, kugira ngo zibigishe urukundo ntiruhatirizwa, urukundo rujya aho rushaka. Yahise aza hafi aho ngaho kwa Bikira Mariya, ku ishusho ya Bikira Mariya. Abasenga murabizi, Mana nyagasani, Mana yanjye. Yari yageze hafi aho agomba gusezeranira. Uyu nawe mu gihe ari kumukwepa, yamuturutse imbere. Uyu musaza yaramubwiye mbabarira, nukuri ndakwinginze wa mubyeyi we, ndagupfukamiye. Yamukoze no ku birenge byiwe, aramubwira ati mbabarira, ibintu byose nakoze ni ukutamenya, ntabwo nzongera guhatiriza, nta nubwo nzongera gutocaringa umuntu uwo ari we wese. Uriya mwana ni umuziranenge. Ubu nibwo ndi kumenya yuko nakoze amakosa akomeye cyane, ndimo ndafesinga ingaruka zabyo, ariko mbabarira ndakwinginze, nta nubwo nzongera gutekereza gushaka, nta nubwo nzongera gutekereza igitsina gore, nta nubwo nzongera guhangana buri kimwe cyose. Ndabibona ko ndi umunyantege nkeya, nzajya nsenga Imana bari inyobora. Yaramwinginze. Ese aramubabarira? Nimukababarire cyangwa se ngo mwumve yuko muzasaba imbabazi ari uko mugeze mu makuba. Mujye musaba imbabazi mbere y'igihe, kandi mujye mureba mbere y'igihe. Yaramubwiye uti uwakoze amakosa cyane ugomba gusaba imbabazi, ntabwo ari njye ugomba gusaba imbabazi. Iyi ni inshuro ya mbere n'iya nyuma ngiye mpuye nawe, nudasaba imbabazi nguce bugufi uzaba umuyonga. Nuko yagiye. Yaramubwiye ati ntabwo ari njye ugomba gusaba imbabazi, ugomba kujya gusaba imbabazi umuremyi wawe wakuremye, waguhanze. Mana nyagasani yabaye nko mu icuraburindi, areba iburyo aravuga uti ngomba kujya gusaba imbabazi, ngomba kujya kwicuza. Imana nyagasani yarapfukamye ahangaha, yaje ku ishusho ya Bikira Mariya, arangije arayipfukamira, arerura, arangije aratura, aravuga uti nyagasani mbabarira, nabangamiye umuntu, nabangamiye ikiremwa cyawe. Yaje ku ishusho ya Bikira Mariya. Mujye mwibuka gusaba imbabazi mbere y'igihe, mujye musaba Imana ibayobore mu byo mukora byose. Umugisha w'Imana bari ubasesekaraho, abari ubazenguruka. Urukundo rw'Imana, musome Bibiliya, muririmbe indirimbo z'agakiza, nizo zizaba batura ibi byose. Yaje ahangaha umukobwa yaratabawe mu gihe atazi, yaje kwicara aho ngaho yibaza ibintu bimubayeho, yibaza umutabazi wiwe, yibaza uburyo byose bigenze. Mana nyagasani wa wundi yaje mu muyaga. Niyo mpamvu ngiye kukubwira, ese uyu muntu ni muntu ki? Wowe ugeze ahangaha ukireba iyi filime, ndagukunda cyane, nzahora nkukunda. Uyu nguyu yaraje aramuzana aho ngaho. Nababwiye ngo uraza kumenya uyu muntu ni muntu ki, kubera icyo ari gutabara uno mukobwa, kubera icyo ari kumutabara. Uraza gusobanukirwa impamvu, ugiye kuba wamenya impamvu. Uyu nguyu yaramubwiye uti rero mu bintu byose ujya ukora ujye wibuka gusenga. Waragiye ujya kure y'Imana, iyo mpamvu ibishuko bya Satani byagusesekayeho. Wagiye ubaho nabi mu buzima bwawe bwose. Wa mwana we atangira kumwibutsa uburyo ki bagiye bamushimuta, bakamuzana, barangiza bakamuzana, bakamufungirana, bakamutegeka kubana nawe. Yaraje aramuzana, ni inkuru ari kumubwira, kugira ngo amwereke yuko ubuzima bwiwe bwose abuzi. Yamukubise ikintu, arangije amusunika mu cyumba. Mana nyagasani, umusaza ni umugome. Nimukagirire ubugome abana b'abakobwa, nimukagirire ubugome abana b'abahungu. Ni ikosa rikomeye cyane.
uyu nguyu uri kumumubwira ni anti wiwe. Anti wiwe yarapfuye, uyu mwana ni imfubyi. Uyu anti wiwe niwe umufiteho ubushobozi bwo kuba yamurinda, akamuhesha umugisha, akamuhesha buri kimwe cyose, mu gihe aka kana ari agapfubyi kadafite ababyeyi, nta burere kigize kabona, ariko itara ry'Uwiteka ryakamuritseho. Aramubwira uti ibintu byawe byose ndabizi, ubuzima bwawe bwose ndabuzi, ngeze ahangaha cyangwa nje ahangaha kugira ngo nkuburire ntuzongere ujya wita ku masengesho, wite ku hazaza hawe, wirinde ibishuko. Ibishuko nibyo biguteza ibindi bishuko, abandi bose bakaza bakakwataka. Senga, wongere usenge, Uwiteka azaguha umugisha kandi aragukunda. Yahise amuhobera. Buri muntu wese agira uburinzi bwe. Mu gihe akimuhobera yaramuhaye message ya nyuma, ahobeye yasanga ahobeye ubusa, ahita agenda nka nyiramurigita. Mana Nyagasani, nkubwira ngo marayika wawe akuriho, ariko nawe bohoka usenga Imana izagutabara mu byo ukora byose. Uyu nguyu yasigaye avuga uti guhera ubu ngubu ngiye kuba mushya, imyaka yose namaze ncumura ngomba gukorera Uwiteka. Tubabwira ngo filime yacu